Mwakoze nitwa Martina Abera kabagambe nkaba ndi umunyamakuru ariko nkorera Rwanda Broadcasting Agency cyane KC2 niga African Leadership University nkaba ndi mu mwaka wa gatatu ndi kwiga Global Challenges nago ngewe byize bimbaho ariko byabaye ku nshuti wanje yari gukoresha internet bisanzwe ashaka yari kugura ibintu online so ashaka kwishura akoresheje credit cards ashiramo umubare w'ibanga ariko atarashiraho n'amafaranga agiye gukuraho bahise bayajyana yose so ubwo twese tugira ngo ni babandi baba bari gushaka amafaranga cyangwa the scammers so icyo gihe byamugizeho ingaruka ariko byatwigishije isomo kutazajya dutrusting ibintu byose tubonye online. Okay, njyewe personally nababwira kutazajya bafungura links yose batwohereje cyane iyo uri kwiga cyangwa uri gukoresha internet bisanzwe ushobora kuba uzi ngo n'umushito wabikoresha ariko a lot of cases these days abantu basigaye forwarding ibintu byari byose babonye so ntukazajya twifungura tutazi byari byo kuko bishobora kutugiraho ingaruka bashobora kuduhakinga ibintu nk'ibyo so nababwira kutazajya bafungura links babonye. Ku bindi bisobanuro sura www.cyber.gov.rw cyangwa uhamagare 9009. Irinde gira uruhare mu kurwanya ibyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Be safe online, do your part, fight cybercrime.